Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko dahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkutanye ibisanzwe uyu munsi ngarutse bazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe ibisanzwe. Rero buri wese nafate agapapuro ke n'ikaramu angiye kuzana mbasomera ibibazo nawe ukandika ku papuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira nyuma uze kureba amanota ugiye muri ikizamini cyakozwe. Wifuza ko twagufasha, wifuza ko za perime ndetse n'iza provisoire, twandikire kuri WhatsApp ni 078 021 466 cyangwa se uduhamagare kuri 072 688 5540. Kuri ushaka kwihugura nko kizami cyo kimeze kuri polisi, nyarukira kuri Google wandikemo wa3ibyapa.com ukore test ku minota 20. System igiye gukosora guhereza ibyo kwiga. Kuri ukunda gusoma harimo igazeti, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure n'ibindi bintu byagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito. Wabisanga kuri urwo rubuga. Reba muri comment, ni comment ya mbere ukande kuri iyo link irakoresha ushobora kwigira, aho ushobora kwihugurira nawe kugana intsinzi utiriwe uva mu rugo, utiriwe uva mu kazi kawe cyangwa utiriwe uva mu byo ukora umunsi ku munsi. Wabikora mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. Wibagije muri ribanga gufungura konti byagoye, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe nicyo mbere yo kugira ngo ngufashe ugane intsinzi utiriwe uvunika. Hano ikibazo cya mbere kiravuga ngo niki wakora mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga niki wakora igihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Wakora iki? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri. Twandike papuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo rikiye? Ese ni A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Twandike papuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo rikiye? Twandike ese ni A, B, C cyangwa ni D. Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. Ni ukwitegura guhagarara. Ikintu uba ugomba gukora ni ukwitegura guhagarara. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Kabiri avuga ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ese ni hehe tubujijwe guhagarara akanya kanini? A. Mu duhanda tw'abanyamagare. B. Mu duhanda twagenewe velomoteri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'isubizo rikiye? Ese ni hehe tubujijwe guhagarara akanya kanini? Ese ni mu duhanda twagenewe abanyamagare? B. Mu duhanda twagenewe velomoteri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo rikiye? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho A itubwira yuko ari mu duhanda twagenewe abanyamagare, naho B ikatubwira yuko ari mu duhanda twagenewe velomoteri. Niho hantu tuba tubujijwe guhagarara akanya kanini. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu. Turavuga ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi kinyabiziga, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese ni ibiki tugomba gukurikiza? Iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi kinyabiziga, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18, hatabariwemo ikinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese ni ibiki biba bigombwa cyangwa se tuba tugomba gukurikiza? A. Haba hasabwa umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Haba hasabwa abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Ese tuba dusabwa iki? Ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Ni abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo ikintu kiba gisabwa hano igisubizo ni A. Ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, nicyo kiba gisabwa. Habasabwa umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo ibinyabiziga byerekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga byerekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura harimo metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga bidakurikiza byavuzwe haruguru? Ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa
bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura harimo metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ni ibihe binyabiziga bidakurikiza ibyavuzwe haruguru? A. Ni ibinyabiziga bya polisi berekeranyije. B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni ibinyabiziga bya polisi berekeranyije. B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. Igisubizo ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Gatanu iravuga ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ese ruriya ruhushya rutangwa nande? Usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kindi kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Ese urwo ruhushya rutangwa na bande? A. Rutangwa na polisi y'igihugu. B. Rutangwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C. Rutangwa na minisitiri w'ingabo. D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Twandike ku papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Polisi y'igihugu. B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. C. Minisitiri w'ingabo. D. Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Twandike ku papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, niwe utanga ruriya ruhushya. Igisubizo ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Umuntu arakwibutsa ko ntabwo bikiri ngombwa kwigira mu ishuri. Watwandikira kuri WhatsApp tugushyira muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha, ukazajya wigira aho uherereye utiriva mu kazi kawe cyangwa utiriva mu byo ukora umunsi ku munsi. Ukajya muri groupe ukajya ubona ibindi bizami biba byagiye bikorwa umunsi ku munsi, ukajya ukora n'imyitozo cyangwa se ugakoresha systeme y'ibyapa.com. aho ureba muri comment ni comment ya mbere ukanda kuri iyo link ikoreza ushobora kwigira aho ushobora kwigura mu gihe gito. Ari niho mbagira inama y'umunsi mbere yuko ufata code kugira ngo wumve yuko ugiye kujya mu kizamini, banza wihugure ku minota 20 ubone gufata code uvuga ati ndi tayari najya mu kizamini. Gatandatu iravuga ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandaro yo kwirinda ibyago igenewe aba bakurikira. Buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ntarengwa ukaba munsi y'abatandatu, umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandaro yo kwirinda ibyago igenewe aba bakurikira. Ese ni imikandaro yo kwirinda ibyago igenewe bande? A. Umuyobozi. B. Umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandaro ku zindi ntebe z'inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ndi ku muyobozi. B. Ku mugenzi wicaye ku ntebe y'imbere. C. Ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho cyangwa se giteyemo mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango cyangwa ikimenyetso cy'amabara akurikira. Iki cyapa ejo twarakibonye ku bantu twakosoranye ikizami twakoze ejo. Ese icyapa cyerekana ko inzira iteyeho mu ntangiriro idakomeza kirangwa cyangwa se kigaragazwa n'ikirango cyangwa se ikimenyetso cy'amabara sakute. A. Umukara, umutuku. B. Umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. N'umukara n'umutuku. B. N'umukara n'umweru. C. Umweru n'umutuku. Twandike ku papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe?
twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C, n'umweru n'umutuku. Igisubizo ni C, n'umweru n'umutuku. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira byibura akayira gafite ibipimo bingana gute? Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose kigihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ese ni ibipimo bingana gute? A, metero 2, B, metero 3, C, metero 4, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A, metero 2, B, metero 3, C, metero 4, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko byibura umuyobozi aba agomba kubasigira akayira kangana na metero 1, ariko ahangaha ntabyo bashyizemo. Rero niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko mu busanzwe umuyobozi aba agomba kubasigira akayira kangana byibura na metero 1. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200, imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, n'inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwaho, kimwe n'amatungo bigomba kugaragazwa cyangwa se kurangwa na mbonera kubuza ukanda kuri subscribe, like, share, comment. Bino zadukosora ikizami uzaducyona mbere y'abandi utiri ujya gushakisha. Ikindi ravuga ngo iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imodoka zikuruwe n'inyamaswa, n'ingorofani, inyamaswa zitwara imizigo cyangwa zigendwamo cyangwa se zigenderwaho, kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na. Ese bigomba kurangwa n'iki? A, imbere n'itara ryera. B, imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma n'itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Ese ni A, imbere n'itara ryera. B, imbere n'itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma n'itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Aho ayitubwira yuko imbere cyangwa se imbere ni itara ryera, nanone iyo ritari itara ryera hari igihe hajyaho itara ry'umuhondo cyangwa irisa n'icunga rihishije, naho inyuma ho hajyaho buri gihe itara rimwe ritukura. Niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko A na B na C byose ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Ese ni ibihe bigomba gusimbura? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Ese biba bigomba gusimbura iyihe mirongo? Ese ni imirongo yera irombereje idacagaguye gusa cyangwa ni B, ni imirongo yera irombereje n'idacagaguye n'icagaguye. C, ni imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B, ni imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Igisubizo ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Twikomereze n'ikibazo cya 11. Mbonera kwibutsa ko
twabazaniye urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi, ari rwo wa#ibyapa.com. Genda ubyandike kuri Google yawe cyangwa se wandikemo Nkotanyi Driving School, aho uraza kubona link ya mbere niri bukandeho irakoresha ushobora kwigira, aho ushobora kwihugura ku minota 20 nk'uko ikizami cye kimeze kuri polisi. Impamvu bashishikariza cyane gukoresha urwo rubuga, nababwiye ko ku munsi hakorwa ibizami byinshi, kimwe tukagishyira kuri YouTube, ibindi byose biba byasigaye nkabishyira kuri urwo rubuga rw'ibyapa.com, ukajyaho ukabyihuguraho, bikagufasha gukoresha iminota yawe neza, bikagufasha kwisuzuma, kumenya gusoma byihuse, kandi umuntu warukoresheje ntashobora kujya mu kizamini ngo atangire kubara amabati. Biba byiza rero kwiga neza mbere yuko ufata code. Inama nakugira mbere yuko ufata code, banza ugende ufata abonoma y'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri, ugende wige, aho kugira ngo utakaze amafaranga ufata code ugenda ugatsindwa. Wafata amafaranga ukabanza ukiga, ukajya mu kizamini nta kibazo na kimwe ufite. Ugenda wiga icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi kumwe, cyangwa se ufate na abonoma y'umunsi, biba bihagije ukajya mu kizamini nta kibazo na kimwe ufite. Reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri link irakoresha ushobora kwigira, ashobora kwihugura ku minota 20, system ikazajya igufasha ugasoma ibitabo, igazeti, amashusho y'umuhanda, imirongo y'umuhanda, amatara n'ibindi bintu byose byagufasha kugera ku ntsinzi mu gihe gito. 17 iravuga ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mimbano zawo, kigenewe ibi bikurikira. Ese kigenewe ibiki? Uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka n'igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mimbano zawo, kigenewe ibi bikurikira. Ese kigenewe bande? A. Guhagararwamo umwanya muto gusa. B. Guhagararwamo umwanya munini gusa. C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, twandike papuro kacu, wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Guhagararwamo umwanya muto gusa. B. Guhagararwamo umwanya munini gusa. C. Guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, twandike papuro kacu, wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C, ni uguhagararwamo umwanya muto n'umwanya munini. Igisubizo ni C, guhagararwamo umwanya muto ndetse n'umwanya munini. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 iravuga ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ese ni ku buhe buryo? A. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije. B. Ibumoso bwabo babona iby'ibara ryera. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, twandike papuro kacu, wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije. B. Ibumoso bwabo babona iby'ibara ryera. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, twandike papuro kacu, wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Baba bagomba kubona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, naho ibumoso bwabo bakabona iby'ibara ryera. Niyo mpamvu duhisemo se ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 13. Mbonera kwibutsa ko igihe ugiye ku kizamini nyaboneka itwaza indangamuntu yawe, na kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu. 13 iravuga ngo icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese kino cyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Ese ni ibihe bimenyetso? Ese ni ayahe mabara? A. Umweru, umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, twandike ku papuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Umweru n'umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, twandike ku papuro kacu, wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. N'umutuku n'umukara, kirangwa n'amabara y'umutuku n'umukara.
Twikomereze n'ikibazo cya 14. 14 ravuga ngo amatara ndanga cyerekezo agomba kuba agizwe n'ibimenyetso bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigaragara cyangwa se bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'iz'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara asate. Amatara ndanga cyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'iz'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara asa gute? Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B. Naho ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona ni ibisubizo ari ikihe? Ese ni A. Amatara y'imbere aba yera cyangwa asa umuhondo. B. Ay'inyuma aba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona ni ibisubizo ari ikihe? Twandike no kuvuga ngo aya matara hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho atubwira yuko aya matara ay'imbere aba yera cyangwa asa n'umuhondo, naho ay'inyuma akaba atukura cyangwa asa n'icunga rihishije. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 15. 15 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Mbonera kwibutsa ko munyaboneka mujye mwihugura umunsi ku munsi. Koresha iyo systeme y'ibyapa.com. Reba muri comment, ni comment ya mbere. Ukande kuri iyo link mbere yuko ufata umwanzuro wo gwaka code y'ikizami. Banza wisuzume uvuga ati ese ndi tayari kujya mu kizami koko? Kuri iyi systeme nagize amanota angahe? Ko habagiye ibizami biba byagiye bikorwa umunsi ku munsi. Nabigizemo angahe? Ufata umwanzuro wo kujya mu kizami. Icyo genda bikwemereye rwose. 15 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ni mpande eshatu umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ukibona iki cyapa kikubwira iki? A. Nakazamuko gashinze cyane. B. Umuyaga w'intambike. C. Uruhererekane rw'amakoni. D. Umuhanda unyerera. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona ni ibisubizo ari ikihe? Ese ni A. Nakazamuko gashinze cyane. B. Umuyaga w'intambike. C. Uruhererekane rw'amakoni. D. Umuhanda unyerera. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona ni ibisubizo ari ikihe? Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni D. Ni umuhanda unyerera. Ukibona kiriya cyapa kirakuburira yuko imbere uri kwerekeza uwo muhanda unyerera. Bityo bikaba bigusaba kugenda witwararitse cyangwa se ugenda gake. Twikomereze n'ikibazo cya 16. 16 iravuga ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba, ubwo ni imirimo y'ubwubatsi baba bavuga, bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo ahategetswe kunyurwa, hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangira cyangwa se inatangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kigaragazwa cyangwa se kirangwa n'amabara asate. Iyo mu muhanda imirimo yihariye y'ubwubatsi, reka dufate urugero imirimo y'ubwubatsi yo kubaka umuhanda, gukora amakaburimbo n'ibindi, imirimo y'ubwubatsi yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo ahategetswe kunyurwa, hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugendwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara asate. Twandike agapapuro kacu. A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko n'umutuku, ubuso umweru, ikirango umukara. B. C. Umuzenguruko n'umutuku, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona ni ibisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru. B. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara. C. Umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umutuku n'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona ni ibisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Igisubizo ni A. N'ubuso
mu ntego twihaye, mu nshingano twihaye mbere yo kwiga no gusenga. Nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku kizamini tukiragiza Imana, twava no ku kizamini tugashimira Imana iba yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Ikindi cyiyongereho, nkagerageza kubabwira ko mugerageze kwiyaturiraho ibyiza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Niba ugiye ku kizamini, ngiye kuzana provisoire yanjye polisi yambiki, ngiye kuzana permis yanjye polisi yambiki, ngiye kuzana ibyangombwa byanjye nabikiwe na polisi. Iwacu nitugerageza amahirwe turakora kandi tugatsinda neza. Ikuremo kugerageza amahirwe, wishyiremo gutsinda kandi neza. Mbere ya byose usenge kandi wige ushyizemo imbaraga. Birashoboka kugera kure, birashoboka kugera ku ntego zawe. 17 biravuga ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugenda mu cyambo cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese kiriya cyapa giteye ku buhe buryo? Kiriya cyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu muhanda cyangwa se ku cyambo cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Ese giteye ku buhe buryo? Ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu, ikirango kiri mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera, ikirango mu ibara ry'umukara. B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu, ikirango kiri mu ibara ryera. C. Ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Igisubizo ni B. Ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ryera n'ikirango ibara ryera cyangwa se ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Igisubizo ngaha ni B. Twikomereze n'ikibazo cya 18. 18 aravuga ngo icyapa gitegeka cyangwa se gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira ishusho isite. Ese kiriya cyapa gitanga uburenganzira bwo gutambuka mbere kigira ishusho imeze ite? Ese ni ishusho ya A cyangwa ni ishusho ya B? Ese ni ishusho ya C cyangwa ni ishusho ya D? Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni ishusho ya A cyangwa ni iriya shusho ya B? Ese ni ishusho ya C cyangwa ni ishusho ya D? Twandike ni ukuvuga ngo kiriya cyapa gifite ishusho ya D. Ni triangle icuritse cyangwa se ni mpande eshatu, muzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango kirimo, ni mpande eshatu icuramye. Igisubizo ni D. Twikomereze n'ikibazo cya 19. Mbonera kwibutsa ko twabazana uburyo bwinshi bwo kwiga, aho ushobora kutwandikira kuri WhatsApp tukawushyira muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, ukajya ukora imyitozo, ukajya ubona ibizamini byagiye bikorwa umunsi ku munsi, cyangwa ukoresha systeme y'ibyapa.com. Buri muntu wese wiga amategeko y'umuhanda abashishikarijwe kuyikoresha kugira ngo biguhe uburenganzira bwo kwaka kode y'ikizamini bitewe nuko uri kubona imitsindire yawe cyangwa se bitewe nuko uri kubona amanota ugenda ugira umunsi ku munsi. Nta muntu n'uyu n'umwe wemerewe kujya gukora ikizamini atabanje kwihugura kuri urwo rubuga. 19 iravuga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B. Gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. Ni ukugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe ndetse no gukatira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 20. Ikibazo cya 20 n'ikibazo cya nyuma kiravuga ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa gute? Ese uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza bwitwa gute? A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike papuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Feri y'urugendo. B. Feri yo guhagarara. C. Feri yo gutabara. D.
nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku papuro kacu. No kuvuga ngo hakoreshwa feri yo gutabara. Igisubizo ni C. Hakoreshwa feri yo gutabara. Amahirwe masa kuri mwe wese ufite ikizamini. Ndagushimiye cyane wowe warebye iyi video, wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana igumugisha. Nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira, kudutera inkunga. Mwarakoze cyane, Imana isubirizaho mwavanye. Wowe dusengera umunsi ku munsi, wowe dusabira umugisha, wowe dusabira intsinzi, wowe dusabira kugera kure. Imana ikubire karindwi kubyo utwifuriza. Wifuza ko twagufasha, wifuza kwiga, ukeneye code za permis ndetse n'iza provisoire, twandikire kuri WhatsApp ni 078 021 466 cyangwa se uduhamagare kuri 072 688 5540. Watusanga kuri TikTok ni Tishankotanyi, Instagram Tishankotanyi, Facebook ni Tishankotanyi, Twitter yo X ni Tishankotanyi. Hose mugende mukore follow kugira mujye mubona amasomo magufi tugenda ducishaho umunsi ku munsi, bityo bigufasha kugera ku ntsinzi utiriwe uvunika. Reba muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link erekora ushobora kwigira, ushobora kwigura ku minota 20 system ikazajya ikosora ukiga utavuye aho uherereye cyangwa utavuye mu mirimo yawe, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, aho waba uherereye hose wemerewe kwiga kandi ugakoresha uburyo bwose bukoroheye. Ni karibu rero umuryango w'abatsinda, naho utamukizamini gikurikiyeho. Ndabakunda cyane, muhorana Imana ndetse n'amafaranga kandi menshi.